Hello bantu bacu turabasuje cyane abantu mukomeje gukwikirana Cabiranya TV show. Uyu munsi Cabiranya TV show yabatumiriye abasore batatu ariko sindamenya niba ari abasore cyangwa ari abagabo. Baraza kugenda batwigira. Turahera kuri hagati mbona afite microphone. Turakwakiriye kuri Cabiranya TV show. Yeah, thank you. What's up my people? Amazina yawe? Jewe ku bantu mugiye kuba uretse bro, ibi nkubwira ntago ari umuhimbo wabinteye, ndagira ngo nkubwize neza ukuri ko abantu 100 bandeba iyi video mba nakoze, nk'abantu 100 bandeba n'umubare mukeya uri kwisibo nuyemo. Isibo nuyemo yo ubwayo ituwe n'abantu bagera nko muri 500. Nta numwe cyangwa babiri bashobora kureba iyo video yanjye, bo bakirirwa man, ugasanga uri umujeni wo uguze mega ngo wirebere ibintu pigisi poronoman, akugira ngo wowe utakaze wowe utese imbere. Reka mbanze nkubwire nuko reka ngusobanurire. Yakariyemo rero. Yarakaye. Agira ikintu kimwe cyonyine ndenzaho damu. Uri kumva ibi bintu ukuntu biba bimbabaje. Akira Amarangamutima aramurenze. Hello bantu bacu, murabona yuko umusore yararakaye amaze imyaka igeze muri 4 ari muri social media. Akaba akirebwa n'abantu bakeya ariko mugerageze kabisa murebe kabisa mu following munagire nte. Ese babwire na channel yawe ariko man. Babwire na channel yawe. Channel yanjye bayita Kade Foundation, ariko njewe umuntu uzansubscribing azaba bishaka cyangwa azabyihorere n'ubundi ubuzima urabwinginga bukarangira bukunangoye. Na rupfu ni rurya ruswa, nta na ruswa nzigera nanga kugira ngo mu supporting mwe muzansupport mushingiye ku bikorwa byanjye nkora nibyo. Aha, Cyaze Kade Foundation sibya? Akuri kumva ko umujene afite ikintu bita depression yo kubabura kabisa. Ibyo ko nyine bari yamana ibikimurinze naho ubundi depression afite yamutuma sara. Ariko mu supporting yaje kwamakuzanye ndabizi ko nagenda niba bafite gahinda akora ibintu byiza, impamvu bitarebwa nicyo kimutera gahinda kandi aba yabitayemo imbaraga. Nibajyeho nibasanga nkora nabi wikishima shumi reka babaza. Bantu bacu rero muje kureba kuri channel ya Kade Foundation, murebe ibikorwa akora kabisa. Ari gukora ibintu byiza, arifiteho filime zimeze neza, comedy zimeze neza. Mu following ego natwe turacyakeneye aba followers, ariko mujeho kabisa mu following kubera ko uyu musore amaze n'igihe kirekire ari muri social media. Urumva yuko ni ibintu bibaje cyane kuba mutamureba, akaba kirebwa n'abantu 100, abantu 150, abantu 200. Murumva biteye n'isoni kabisa. Mwakagombye gose kureba ukuntu muzamuduteza imbere. Murateza imbere umuzungu iyo ngiyo nta nahantu muzahurira, utazanahurira nari igari rya kugonze ngabe yakuvijura cyangwa kujyane kwa muganga. Kubera iki namutwe ni murebe muduteze imbere kubera ko natwe turi abantu banyu. Ejo twahura nabonye 1000 cyangwa 2 cyangwa ngaho ngasanga wagwaye nkaba nagwa support. Muduhe support kabisa ko muri abantu bacu kandi turanabakunda cyane. Yamurutonge kuguha ijambo. Mbere yuko murimo reka ngira kandi kantu mvuga. Gusa abantu badukurikiye ndabona bamaje kuba umubare w'abantu benshi. Ariko byibura nibagerageze, mugerageje niyo byaba icyumweru kimwe yego dushyize hamwe tugasenyera umugozi umwe. Nibyo birwa batwigisha umunsi ku wundi. Dushyize hamwe tugasenyera umugozi umwe, ukaneza imbere nkaguteza imbere. Yego
twaba igihugu cy'igihangange cyane. Oya byaranarangiye turi igihugu cy'igihangange ariko kugomba kudusubiza inyuma kandi twebwe turi hejuru cyane. Twagusuye nibyo twagusuye twishimye unatubabarire kuba nyine ninimba y'ukuntu nta kibazo ni kare kwa Cyabiranya TV show. Okay, ijambo ni ryawe noneho. Ni ryawe nari guhaye ariko okay, warimaye ikintu nashaka kukubwira. Tugomba twebwe nyine kwiharira ijambo cyane turi kuvuga ku byo we watubajije make yani. Umujeni wacu rero yaragize akabazo gatoyi agize umujinya bitewe n'imisi amaze akora, kandi mwa bantu mwe birabebaje cyane kugeza umuntu ahakora imyaka igeze muri 3 ingahe abona yuko abantu batamuha support cyane kandi bakagombye kumureba, ugasanga umuntu arimo yirebera ibicu. Turabasuje cyane abantu mukomeje gukurikirana Cyabiranya TV show. Uyu munsi nabatumiriye abantu batatu, na abasore ariko sindamenya niba ari abasore cyangwa ari abagabo, ariko uburyo mbona bariko baramwenyura wagira ngo ebana bafita ibineza neza. Reka duhere ku muntu umwe yicaye mbona yambaye umupira wa Arsenal. Wakwibwira abadukurikiranye amazina? WhatsApp my people. Thank you kubw'ijambo mu maye kugira ngo nibwira abantu. Yego. Je abantu benshi banzi ku izina rya Kade. Yego. Gusa narabatijwe ubu nsigaye nitwa The Gunners. The Gunners. Yeah. Turakwakiriye rero kuri Cyabiranya TV show. The Gunners ni iki? The Gunners ni ikitakureba. Yego. The Gunners ndagase. Akoko numba ushaka kuncyogoza. The Gunners byakire nk'izina nyine nkuhaye. Ushaka kwica ikiganiro ahubwo umundebera ubu cyamuzanye kiba cyaga. Ndamureba humura ndamubona. Araturogoye twari tuyoboye ahantu twari tugeze. Gusa nayimaje kubabwira ko nitwa The Gunners, nahinduye izina nsigaye nitwa The Gunners. Yego. Yego mwanumiye kuri Cyabiranya. Yego. Gashiraho Cyabiranya TV show. Kugira ngo n'abantu bayumve neza. Cyabiranya TV show wa muntu we nimba ufite umutima ukunda ukaba udakunda Cyabiranya TV show, menya ngo waragoswe nta kintu kikurimo. Shamana yanjye na Yesu maze arakwanga, avuga ko yahombeye igihugu se. Yahombeye buri kimwe ahubwo. Cyabiranya TV show ni ya mbere. Reka mereza andi mahirwe. Turakira uwundi muntu nawe atwibwire. Reka duhere kuri no musore yambaye umupira w'umutuku. Nimba no musore arantwiye ariko bantu twibwire wewe. Nabaza twibwiye nimba ari umugabo cyangwa ari umusore. Njyewe ubundi byose ndimbera byose. Ndimbera byose. Uri umugabo, uri umusore, uri umugore wiki? Aho bisabwa ko mba umugabo, naho bisabwa ko mba umusore mba umusore. Ubwo muri kimwe dufatike. Bivuze ngo nahasabwa kuba ari umukobwa aba umukobwa. Ibyo ngibyo. Oya, wese uri kubinyuzuriza. Oya njye ndavuze ati ndi umusore nkaba n'umugabo, kandi koko nimba uri umusore ukaba utari n'umugabo se ubwo urumva uri igiki? Ahubwo we vuga uri igiki? Uri umusore gusa. Ntabwo uri umugabo. Ijambo twari guhaye wivuze bakumvishe abatakumvishe. Turakira umusore hano yambaye umupira w'umutuku. Amazina yawe? Masterboy kabisa. Amazina Sitone. Sindavuga amazina yanjye kubibwanuka. Ndabizi ubwonko bwawe bwaramenetse ariko ntazi wakora iki. Ntakunda. So amazina yanjye ubundi banyita Laruso. Laruso kabisa. Laruso ahantu hose. Uri umugabo, uri umusore? Yes. Anye ndo umugabo. Uri umugabo? Ndo umugabo nkaba n'umusore. Byombi. Kuki? Wakicucu we urabona nsa n'abana. Ufite imyanya itembera abana bakura ariko umva. None ushatse kuvuga ko mu mutwe wanjye ari hatoye. Mugabanya amatiko twakoze ikiganiro cy'abantu b'abagabo, ntabwo ikiganiro ari icy'injajwe. Kare. Uvuga ibintu bizima byakuzanye, ugira ubutumwa ugeza ku Banyarwanda, ureke gushyara. So amazina yanjye nayo ngayo rero ni Laruso. Laruso. No ku mbuga buriya niko wasangaho kabisa. Yego.
kaduhereze Laruso turakwakiriye kuri Cabiranya TV show. Nanjye murakoze cyane kabisa kandi ndabakiriye kandi nishimiye ko nabatumiye mukaba mwabashije kwitabira ubutumwa bwanje. Twakire undi musore nawe atwibwire nimba ari umusore cyangwa ari umugabo. Turakwakiriye kuri Cabiranya TV show. Ya murakoze, nanjye amazina yanjye ni Squiga. Ninde? Abantu benshi banzi. Ninde? Squiga. Squiga. Yako nakazina. Akazina muri filme bitava. Akazina nyine tu Squiga. Amazina yanjye asanzwe na yarahari. Yego. Ivuga yasanzwe Squiga asanzwe nyakoresha mu buzima busanzwe butarobwa akazi. Amazina y'ababyeyi. Izina ry'akazi. Vuzi ry'akazi ugomba mvuzi ry'akazi. Yego. Ni Squiga. Squiga. Okay, ry'ababyeyi ni Jadamour. Jadamour. Yes. Okay, Jadamour turakwakiriye kuri mikoro za Cabiranya TV show. Wowe sorry. Wowe mama wawe cyangwa nyoko yakwise The Gunners. Umubyeyi arifata akita umwana w'izina ngo ariko barajya akaba kuko nta wangibye. Ubu The Gunners urumva nyine The Gunners. The Gunners. Na The Gunners ntabwo ari ikipe. The Gunners ntabwo ari ikipe. Ikipe twa The Gunners niyo mu gihugu. Igihugu cyose cyose ni kindeba. Icyambere nuko ari ikipe. The Gunners ntabwo ari ikipe. The Gunners ni izina ahubwo risobanuye iki? Jyaho amazina ahubwo kare kose umbaza ngo risobanuye iki? Nakuvuga ngo Squiga sa nyine iriya S ibanza ni ikoresha nyine mu bintu n'uburyohe nyine tu sugar. Urumva sugar nyine mu cyari cyo ni isukari. Iriya S reka nsobanura izina ryanjye. Twaswingaraye babihinduye mu Squiga. Ako mana yanjye. Mana we uziko ko natarize ko umuntu ashobora kwanyisha izina ryawe ukaryanga neza burundu. Okay. Sorry gatoya abanyarwanda bumvishe abatumvishe nyine nk'aba nta kundi biba muri societe arabumva n'abatumva. Yego. Gusa bumvishe ayo niyo mazina yanjye. Abandi bagatera inyuma. Kugira ngo umuntu atere inyuma. Ako nigifite mikoro ninjye ufite ijambo. Niwe ufite ijambo kabisa twari guhaye. Sinzi impamvu abandi ndikumva. Kandi afite mikoro ubwo ashanutse gute kandi afite mikoro. Ako rero nawe ijambo ni iryanjye sinzi impamvu muri kunyaka ijambo. Reka nsoze niba ukifite ibintu uravuga bibike urabivuga mikoro ni kugeraho. Ase koko niyo mpamvu nakubwiye ngo wowe ubundi His Excellency baragukurikiye. Ega abantu ntabwo ari igihe cyose bazajya bakurikira ibintu bizima ngo birimo ubwenge. N'ubugoryi baba bukeneye. Oya umva Banyarwanda ntabwo turi kuvuga ubugoryi. Ahubwo nuko ibyishimo byadusanze ase wanditse nkavuga kandi njye ufite mikoro. Kandi njye ufite mikoro atse nkavuga ibyo wabibitse ibyo ntibikuraza kubivuga ntugerwa. Iki mukoreshe umwanya mu gihe kitari uwayo. Reka mvuge n'insoze ibyo ntibibike humura uraza kubivuga. Wirinde kuvuga ibintu bidusesereza gusa. Wese iyo wivuze ukivuga ngo witwa Squiga urumva ibyo ngibyo ari ibintu. Nose ibyo biragusesereje. Okay. So karagaciyemo mu Banyarwanda Cabiranya TV show turi kubakorera ibintu byiza. Sinzi nimba mutari kubibona. Nimba mutari kubona n'igihe kitaragera kigiye nikigera bazabibona. Turi gukora ibintu byiza nawe bikunde tuvuga ati aba bantu nyamara reka nite kuko mbazi ntabazi ibintu byabo nabireba reka mbirebere no kuba mbazi none bikundire ukuri. Natwe tuzagerageza nitubikora nabi comment kuba wakandika muri comment ni iby'ingenzi cyane twaba twabibona tukamenya aho biri gupfira naho tukakosora. Iyo utanditse kandi wabonye ikosa wabibonye cyane unatuze ntago tumenya aho bipfiriye. Okay, thank you murakoze. Reka twumve Daniel icyo ashaka kutugezaho. Daniel mu cyobo cy'imbaraga se. Aza mu cyobo cy'oya
umugabo w'intare ari kumva ibintu ndi kuvuga ari kumva ibintu ndi oya kuvuga koko yari yasenze oya ahubwo intare zabonaga adateye apeti. reka tumuhe sound nawe agira icyo avugaho kirenze kuko ari kumva ibyo turi kuvuga bidahwitse katumve ibyo avuga. icyo nababwira cyo nuko ntacyo nababwira gusa muri make mukomeze mukubiciranye cyane na TV show ibintu byo n'uburyohe gusa ubwo ashaka kubabwira ko ibintu ari uburyohe nizere ko ariko kamera nayo iri kumufata cyane aka kantu itagafasha aka kantu zana nibwira abaturage cyane uko cyo koze urigaragaje sitwe tukubonye gusa jewe uraje wumve speech y'umuntu w'umugabo uraje kwitandukanira wa mwana we icara wige guys nawe nimba udukurikiye iyi video sinitaye kuri mega waguze nimba ari za Desa cyangwa ari za Truwasa ariko ijambo ngiye kuvugira ahangaha nimba waguze mega nkeya bigushishikaze kugura jiga byibura kuko ijambo ngiye kuvugira ahangaha riremereye iki haryo kiremereye ako se kutarivuga mwana rivuga niba riremereye biranigana rata abanyarwanda mwe wenda tuve mu rwenya pe ibintu namaze igihe kinini nshaka kuzabivugira ahangaha isi yose ibireba ntabwo abantu badukurikira ari bakeya ku buryo iri jambo batazarikwiragiza ahantu hose ngo ribashe kumenyekana ese iyo ujya kuvuga mani ushaka kumva nawe ushaka kwereka abanyarwanda ko wateye imbere usigaye waraguze matushe jewe ndikumva ikiganiro cyangwa baguhaye amafaranga yo kwamamaza yateru yarya wenyine umva Daniel ndikumva ikiganiro cye none birangiye nawe ashaka kumva icyanjye gereka mbanza numva icyawe cyanjye w'icyuma suzi cyawe kandi utumye man iri jambo nari ngiye kuvuga abanyarwanda baracyaguteza amatwi babwiye ko ugiye kubabwira ijambo rirutirinde ata guys kamera indiho nyikuriyo cyane okay yintungeho neza abangaba bo niyo bavamo nta kibazo kubera icyumba ko nta kibazo kirimo dufite umutima mubi ariko ntacyo bitwaye tuzakubanaho rwose siyo ni yacu ntabwo ari ugenda guys basi wenda reka tureke ibi ngibi nta kintu byatugezaho ahangaha njye ubu ngubu ngiye gusasaga agahinda kanjye natewe n'izi mbuga mubona umunsi ku wundi twirirwa dukina wa mujene wewe wicaye aho ngaho muri izo ntebe zawe cyangwa aho uriho hose simitayeho ariko icyo nzi neza cyo nimba uri kunkurikira umva ibintu nkubwira kuko ibi bintu ngiye kukubwira ndisereye kandi mbikuye ku mutima simbizi nimba uri umugore cyangwa uri umukecuru cyangwa uri umusore icyo uri cyo cyose ariko uri umuntu cyane cyane iyi video igenewe umunyarwanda aho ariho hose mbere na mbere guys uku njye mu mbona uku nguku maze imyaka ine buri ku cyumweru iyi sura yanjye igaragara ku mbuga kandi mba ndi gukora ibintu njye mu mutwe wanjye ntekereza ko bigomba kuneza imbere uko byagenda kose nkora urugendo rw'isaha imwe n'igice mwicirwa inyota kuri seni inzara izuba haba mu mvura cyangwa haba mu zuba mba ngomba kwa prodinga byibura inshuro enye ku munsi kandi mu bintu nakoze ariko birababaje gusanga video mba nakoze natayeho ubushobozi bwanjye bwose iba yarebwe n'abantu 100 mu by'ukuri kandi icyo nshaka kwibariza wowe uri kundeba aho ngaho sinzi nimba uri no kunda cyangwa utari no kundeba nk'umuntu uri muri iki gihugu n'abantu tubona bagenda mu mamodoka baburiye ubwenge ku matelefone nakabaye ndebwa n'abantu 100 mu gihugu ndimo gituwe na miliyoni zirenga zingahe 10 kuzigira zingahe ko mugura mega nirwa mureba ibintu wewe wirwa ukurikiye abantu
utazi iyo baba, utazi ubuzima bwabo, barusha n'ubukungu hari n'umurenge wovamo. Ariko video y'umunyarwanda mwana wiriwe ukina uvuga ikinyarwanda uri gushaka gutera imbere, wowe ukayitambukaho nta like nta na comment, ukajya gutera comment ku bintu by'abahinde